Ndabashuje cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Uwiteka abane namwe aho muri hose. Jye nitwa Kelly Rwamapera, iyi ni Faith Reporters. Uyu munsi ni umunsi wa 27 w'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2023. Ngiye kubagezaho amakuru y'abantu bari mu nzu z'imbohe ahantu hatandukanye mu karere ka Kayonza no mu karere ka Gatsibo. Ariko mbere yuko dutangira, ndabasaba mufate Bibiliya zanyu dusome mu Abaheburayo igice cya 13 ku murongo waho wa 3 haragira hati: mwibuke imbohe nk'ababohanywe nazo, mwibuke n'abagirirwa nabi, kuko namwe muri mu mubiri. Mwibuke imbohe nk'ababohanywe nazo, mwibuke abagirirwa nabi, kuko namwe muri mu mubiri. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, uruwera, turagushimiye cyane yuko wafasha abantu bawe ubashyira mirimo itandukanye kugira ngo aho bari hose bavuge iby'ubutumwa bwawe n'iby'ubwami bwawe. Muri aka kanya nk'itangazamakuru rya Faith Reporters, takwinginze uyu munsi n'indi minsi yose tuyoborwe nawe, umurimo dukora wo kuvuga ubutumwa bwawe, kandi twese udukize hamwe n'abandi benshi bagukunda kandi bagutegereje. Twese twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kuko nababwiye ntangira, nkuko nababwiraga, ngiye kubagezaho amakuru y'abantu bari mu nzu z'imbohe mu karere ka Kayonza no mu karere ka Gatsibo. Hari ababyeyi 4 bari mu nzu y'imbohe i Rukara mu karere ka Kayonza. Bafashwe ku munsi wa 11 w'ukwa 9 2023, bagiye kuzuza amezi 2. Bafatiwe mu karere ka Kayonza, umurenge wa Mwiri, akagari ka Kageyo, kuri uwo munsi wa 11 w'ukwa 9 2023, hari mu gitondo. Bari bavuye kurangurura. Amakuru avuga ko aba bantu babyutse kare mu gitondo, bagenda babwira abaturage bagenzi babo bari bafitiye impuhwe z'ibyaha bafite, bavuga bati ahari muri bagenzi bacu hari abantu batihana ibyaha, bagenda babashishikariza kwihana ibyaha byabo. Batashye nka saa 1 za mu gitondo nibwo bakoze uwo murimo, basubira mu ngo zabo, bakora imirimo yabo yindi. Muri icyo gitondo nka saa 4 nibwo ubuyobozi bwabahamagaje kugira ngo basobanure ibyo bavugaga. Bahamagaje umwe, bari itsinda ritubutse ryabwirijwe ubutumwa uwo munsi, kuri uwo munsi wa 11 muri icyo gitondo ukwa 9 2023. Ariko ubuyobozi bwahamagaje aba 4 gusa. Sinzi ibyo bagendeyeho, ariko nibo bahamagawe cyane ko ari bo bari bazwi cyane muri uyu murimo wo kurangurura.
cyangwa wo kubwiriza ubutumwa. Babahamagaje rero baritaba, ntabwo bagarutse, ntabwo basubiye mu ngo zabo, bajyanwa i Rukara, ariho bari kugeza n'ubu. Icyo nababwira ni uko aba bantu bagiye kuzuza amezi 2 aba babyeyi, ababyeyi bakuze kandi ntibaraburana. Ababyeyi rero harimo n'umubyeyi ufite umwana mutoya, babohamwe mu nzu y'imbohe. Ahari naza no kubavuga amazina kugira ngo bidasa nkaho ari ibihuha, mvuge n'aho baherereye. Ntabwo bafite abantu benshi babasura kubera ko bamwe muri bo, 2 muri bo bakabaye bafite ababasura, abo babana nabo ni bamwe mu bantu batari bishimiye ko abagore babo bajya kubwiriza ubutumwa. Umugore umwe ntaza kuvuga izina, uwo mugabo we ni umukuru w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, kandi ni umwe mu bantu batari bishimiye ibyo bintu. Undi mugore, umugabo we ni umuyobozi w'isibo, nawe ntiyarabyishimiye, n'abandi. Ndagira ngo wenda mbabwiye n'amazina yabo kuko ntabwo ari ibanga. Abantu barazwi ko bari mu nzu y'imbohe kandi ko bakoze ibyaha bikomeye mu midugudu bari batuyemo, ubwo bagendaga babwiriza abantu ubutumwa bwiza, ubwo bita bwiza kandi abandi babibona ko atari bwiza, aricyo babajyaniye. Umwe yitwa Esther Mukamazimpaka, uyu akaba atuye mu mudugudu wa Rwisirabo, akagari ka Kageyo, umurenge wa Mwiri, akarere ka Kayonza. Undi akaba yitwa Elisabeth Tuyigane, cyangwa Elizabeth, yego Tuyigane, akaba atuye mu mudugudu wa Rwisirabo, mu karere ka Kageyo, umurenge wa Mwiri, akarere ka Kayonza. Undi yitwa Genevieve niko bahoze, uyu we yari atuye cyangwa atuye mu kagari ka Rugeyo, mu mudugudu wa Rugeyo, mu kagari ka Kageyo, umurenge wa Mwiri, muri kariya karere ka Kayonza. N'undi yitwa Edisa Ngendahimana, nawe akaba atuye mu mudugudu wa Rugeyo, akagari ka Kageyo, muri uwo murenge nk'uko naje mbivuga. Ikindi nababwira kuri aba bantu, uretse kuba bamaze hafi amezi 2 batanaburanye, nababwiye ko badafite n'abantu benshi bo kubasura, n'amakuru yabo, ibyo baregwa n'ibiki byose ntibiramenyekana kuko ntibaraburana mu ruhame, ariko n'abantu babo ntabwo barabakurikirana cyane nk'uko nababwiye. Umwe muri aba 2 nababwiye ko n'ubundi bari bafitanye ikibazo n'abo babana, kubera ko batifuzaga ko baba muri ibyo bintu byitwa ibyo bintu. Hanyuma undi witwa Genevieve niko bahoze, uyu nguyu
umugabo we aherutse gupfa mu minsi ishize, umugore ari mu nzu y'imbohe n'ubu aracyarimo, ntabwo yagiye kumuhamba, yamusize ari muzima, ariko nyine ubuzima bw'isi ni uko bumera, aza gupfa undi ari mu nzu y'imbohe, nawe amakuru yamenye nk'uko natwe twese tubimenye. Aba bantu rero baregwa ibyaha byumvikana ko bikomeye cyane, ndetse kubera ko iyo biba byoroheje baba baroroherejwe nabo, nk'umuntu nk'uyu akajya guhamba, ariko urumva ko bikirimo n'iperereza ryinshi ku buryo bamara iki gihe cyose bataranaburana, batarakandagiraho mu rukiko. Ndiyo ndababwira amakuru y'abantu bari mu nzu z'imbohe, bo mu turere tubiri, Kayonza na Gatsibo. Iyi ni Faith Reporters. Uyu ni umunsi wa 27 ukwezi kwa 10 umwaka w'2023, nk'uko natangiye mbibabwira. Abandi bantu ni abantu 17 bari mu nzu y'imbohe i Kabarondo mu karere ka Kayonza, ariko nanababwira ko nubwo mvuze Kabarondo ntabwo ariho bari, ariko ubwo baherukwa niho bari, niyo mpamvu mbabarira Kabarondo nanjye. Ndaza kubabwira uko byagenze. Bafashwe ku munsi wa 29 ukwezi kwa 9 2023, aho ngaho n'ubundi mu karere ka Kayonza, ahitwa Rusera mu murenge wa Kabarondo, ubwo batangiraga isabato kuri uwo munsi wa nyuma. Bari mu rugo rw'umwe muri bo, umwe muri abo ngabo n'ubundi bari mu nzu y'imbohe, witwa François Ntaganda. Nk'uko nababwiye ko aba bantu batazwi neza aho bari, imiryango yabo iheruka kubagemurira imyenda ku munsi wa 4 ejo bundi, ku wa 25 uku kwa 10 2023, babagemuriye imyenda aho bari basanzwe bari ku nzu y'imbohe i Kabarondo. Barababura, ntibanabona umuntu basobanurira neza aho bajyanywe. Abantu rero ubwo bafatwaga bari 20, bavanamo 3 babonaga ko ari abana, abandi 17 barabakomezanya abagabo, babajyana i Kabarondo, baba mu nzu y'imbohe yaho. Abandi bajyanwa mu Karange, ari bo bagore cyangwa ababyeyi, baba mu nzu y'imbohe yaho. Mu Karange ni mu karere ka Kayonza n'ubundi, ari nawo murenge umujyi wa Kayonza uherereyemo. Aba bantu rero ku munsi utaramenyekana nanone, kuko imiryango yabo ntabwo ibizi, baraburanye, ntabwo imiryango yabo yamenye igihe baburaniye. Baburanwa ku cyitwa iminsi 30 yo gukomeza kuba mu nzu y'imbohe cyangwa kuburana bataha. Urukiko rero rubategekera iminsi 30 yindi yo gukomeza kuba mu nzu y'imbohe, kugira ngo byorohereze ubugenzacyaha ku byaha bakoze bikigenzwa. Ubwo byarimo ibyaha ntabwo turabimenya, ntabwo biramenyekana, kuko
baburanye imiryango yabo idahari, nanjye sinari mpari, ariko ndacyakurikirana nibimenya nzabibamenyesha. Ariko nk'uko byagiye bivugwa mu makuru menshi, kuko bavuzweho cyane, bararegwa kuba badafite mituweli, kuba abana babo batari mu mashuri. Ibi rero ni ibyaha rero bikomeye cyane, byatuma abantu bakomeza kuba mu nzu y'imbohe indi minsi, kugira ngo iperereza rirusheho gukorwa kuri ibi byaha bikomeye bitya, bitapfa kumenyekana vuba keretse iperereza nk'iryo rikomeje kubaho. Aba bantu rero baturukaga mu midugudu ibiri yegeranye, umudugudu wa Rusera mu karere ka Kabarondo n'umudugudu wa Musumba wo mu karere ka Nyamirama. Ni ukuvuga Rusera mu murenge wa Kabarondo na Musumba mu murenge wa Nyamirama. Ni ukuvuga ngo Nyamirama na Kabarondo aho bihana imbibi hari imidugudu yegeranye iyo ngiyo, umwe ni uwa Rusera undi ni Musumba. Abenshi rero bafitwe hariya ni umugore n'umugabo, ni ukuvuga ngo basize abana babo bari aho bonyine. Benshi ba se na ba nyina babajyaniye rimwe. Navuganyeho nabo bamwe n'abandi bantu bakuru bari muri ibyo bice, nsanga bampa amakuru y'uko abana b'iyi miryango iri mu nzu y'imbohe, imiryango yabo yindi y'abantu batizera kimwe n'aba ngaba bari mu nzu y'imbohe, barabasanze babangisha byinshi mu byo ababyeyi babo babakundishije, nanone babakundisha byinshi mu byo ababyeyi babo babangishije. Abantu rero harimo n'imiryango imwe wenda itarabishaka kubajyana, ariko bashaka kujyana aba bana kugira ngo babarere neza mu buryo bwiza buruta ubw'ababyeyi babo. Harimo no kubashishikariza ibintu ababyeyi babo banze, banarinze abana babo. Bityo rero niwo mwuka uhari ubu ngubu mu gihe aba ngaba bakiri mu nzu y'imbohe. Ariko kubera ko ni ibintu byabaye ku mugaragaro kandi birazwi, numva nta n'ikibazo kuvuga amazina yabo y'iyi miryango. Harimo umuryango wa Kazare Jean de Dieu n'umugore we Virginia uri kumwe n'Imana. Aba ngaba n'abo mu mudugudu wa Musumba. Hakaba umuryango wa Prudence n'umugore we ufite ikirezi. Aba bombi bazwi ku izina rya papa na mama Janvier. Aba ni abo mu mudugudu wa Rusera. Hakaba umuryango wa Jean Claude Niyitegeka n'umugore we uzi ku izina rya mama Ketia. Aba nabo ni abo mu mudugudu wa Rusera. N'indi miryango myinshi ni uko wenda ntabashije kugenda mpuza amazina yabo n'abo babana, ariko ndabavuga amazina. Harimo Aburahamu Ntihamenyo umudugudu wa Musumba. Harimo Hesironi Byiringiro, uyu Byiringiro Hesironi n'uwo mudugudu wa Musumba nawe.
hakabamo François Ntaganda, ni umudugudu wa Rusera. Uyu nguyu François Ntaganda iwe niho aba bantu bafatiwe batangira isabato. Hakabamo Frank Kagame, Kagame Frank, yego. Hakabamo Immaculata Kantarama w'umudugudu wa Musumba. Hakabamo Florence Kantarama w'umudugudu wa Rusera. Hakabamo Esther Ntamakemwa umudugudu wa Rusera. Rusi Bampire. Hakabamo Immaculata Mukamazimpaka w'umudugudu wa Rusera. Hakabamo n'undi ntamenya amazina yombi ariko yitwa Jeannette, uzwi ku mazina ya Mama Puki. Nababwiye ko mbabwira mbaha amakuru y'abantu bari mu nzu z'imbohe mu karere ka Kayonza no mu karere ka Gatsibo. Iyi ni Faith Reporters. Abandi bantu ni abantu 10 bari mu nzu y'imbohe Ikiramuruzi ho mu karere ka Gatsibo. Abangaba 10 ntabwo bamenyekanye cyane, ariko hari abantu babazi bake bake. Bafatiwe ahitwa Gikoma umurenge wa Rugarama mu karere ka Gatsibo. Aba nabo bafashwe basenga ku munsi wa 13 w'ukwa 10 2023. Umunsi bafashwe rero bajyanywe ku murenge wa Rugarama. Bafashwe ari abantu 20 ariko hasigayemo 10. Ndaza kubabwira uko byagenze. Bajyanywe ku murenge wa Rugarama, bavanwa ku murenge wa Rugarama wo muri ako karere ka Gatsibo bajyanwa ku kigo cy'inzererezi, mu kigo cy'inzererezi cy'Imugera. Imugera naho ni mu karere ka Gatsibo. Bavanywe Imugera bagarurwa ku murenge wa Rugarama, habaho ijonjora hasigaramo abantu 10. Iri jonjora ntituzi neza icyo bagendeyeho, ariko ugenzuye abantu barekuwe bari 20 ku murenge wa Rugarama. Bakigerayo bwa mbere basigaye ari 17, abandi 3 bari abana barataha. Hari ikiganiro twagiranye n'umwe mu bari bahafatiwe atubwira uko babagenje. Icyo kiganiro kirahari hano kuri Faith Reporters, cyitwa Kurangurura. Hanyuma aba 17 uko bari basigayeyo bavanamo 7 barabarekura. Urebye aba 7 barekuwe ni abantu batakomokaga muri aka gace. Byasaga nkaho bifuje ko abantu baho ngaho bari bo bakurikiranwa, kuko icyaha n'ibihano bibereyeho gutanga ingero ku bandi. Barabarekura, abandi basigaramo 10, bose nabo muri ako gace. Ndumva nta kibazo nabo kubavuga amazina yabo. Bamwe muri bo, ntabwo ari bose, kubera ko nta banga ririmo. Ibyaha bakibafata byagiye bivugwa byari kudatunga mituweli. Sinzi niba mbivuze neza, niba ari ukudatunga mituweli,
niba ari kutishyura mituweli, niba ari ukutivuza kuri mituweli sinzi, ariko ubwo kimwe muri ibyo cyangwa byose tuzabimenya. Ni icyaha gikomeye cyane. Ndagira ngo mbibutse ko mu mategeko y'u Rwanda ikintu gituma umuntu aba mu nzu y'imbohe agahabwa iminsi 30 nuko kimwe muri ibyo ari uko baba abantu bakoze ibyaha bikomeye bifite ibihano birengeje imyaka 2. Rero icyo cyaha kirakomeye cyane, kirakomeye rwose, kucyitondera. Harimo Boniface Twizerimana, hakabamo Goreti Mukandayisabye, hakabamo Vestina Ayinkamiye, hakabamo Vianney Maniragaba, hakabamo Josephine Musabyimana, hakabamo Jean Claude Minani, Eric Kwizera, Marie Mukankombe, n'undi nabashije kumenya ku izina rya Yosefu. Aba nibo nabashije kumenya. Abantu rero nibo bafatiwe ahantu mu rugo basenga, bakabazwa ibya mituweli no kutajyana abana amashuri. Rero iyo turebye ibi byaha abantu bagenda bakurikiranwaho cyane cyane ni amashuri na mituweli n'izindi gahunda za leta zivugwa zimeze nk'izo. Twagiye tubona iyo baregwa abantu, iyo baregwa ibi byaha usanga hari ikintu bahuriyeho bose, nuko aba bantu bose bafatwa basenga. Ntabwo ndi butange amakuru ku bindi bintu biri hirya kuko simbifitiye ibihamya by'abantu babo bagiye bambwira ko babihanangirije ku bintu bijyanye no gusenga. Nta gihamya mbifiteho, ariko tugendeye ku makuru ahari nuko ndenda kubaha ikiganiro ku bijyanye no kudatanga mituweli cyangwa kuyitanga n'abana batari mu mashuri. Ibyo bibazo ndaza kureba uburyo tubivugaho mu buryo bw'itangazamakuru butanga n'imibare ifatika. Ariko icyo aba bantu bahuriyeho nuko bose bafatwa basenga cyangwa bafashwe basenga, aya matsinda uko ari 3 cyangwa babwiriza. Hari n'abandi bashinjwaga ibi byaha nabo bafashwe bagenda babwiriza ibintu byo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Byumvikane ko iyo mituweli yawe utayifite cyangwa iyo utayifite ku mpamvu runaka utabashije kuyigira, nk'uko birahari abanyarwanda badafite mituweli ni benshi. Icyo nzi cy'abafite mituweli y'ubu ngubu ntago, abatayifite ntago bari munsi ya 30 cyangwa na 40% kuko abantu ntago barazitanga bose muri uyu mwaka. Iyo utayifite, iyo n'umwana atari mu ishuri ariko ntujye mu masengesho nk'aya, ntawugufata kuko ubuyobozi bw'isibo burahari, bushobora kugukurikirana bakagusanga mu rugo bavuga bati uwo mwana ntabwo ari mu ishuri. Ariko ntabwo aba ngaba siko bafatwa basenga.
abafatwa batangira isabato, bafatwa basenga bafite amateraniro mu ngo, bafatwa babwiriza, ariko rwose ubuyobozi bukomeje kubivuga cyane ko icyo bafata atari ugusenga, ntabwo ari ugusenga, babafatira ibingibi, ariko bigaragara ko iyo basenga aribwo bashobora gufatwa neza, tugendeye ku makuru tubona ubu ngubu. Ni ibintu bigoye cyane ariko ni uku bimeze muri iyi minsi. Abasenga bakunze guhura n'iki kibazo cy'uko bafatirwa mituweli no kutajyana abana mu mashuri. Uwiteka abahe umugisha rero, niyo makuru nagira ngo mbagezeho. Jyewe nitwa Kelly Rwamapera, iyi ni Faith Reporters. Imana ibarinde.